tureke gusebanya hano natarimo amakara mashya Kasuku Aramwandagaza hano natarimo amakara mashya shaka amagambo nyine zamuroga cebure Kasuku ihangane ntagahora gahanze reka nkusundure ubundi bindi bive mu nzira sinshaka umuko ariko se za nkoko yabaga yoroye yerekanaga ziri hehe nose inkoko ko ziba arega afite inze ebyiri hehe hari inkoko za hano urumva hari inkoko zikaba n'ahandi hano ni kuri office ariko izi mboko banze muzibaga banze zo mutekera abantu kandi bari zo musigaranye oya yuje ugafata ahantu nk'ahanga icyokezo nk'ikakeka mu 3 umva udasebanya ariko hano niho baziriraga ni hano ninde wageze kuri kino cyokezo akagutungura kino cyokezo ninde wakigeze akagutungura DJ Felix oje kunatamira shabamira nk'imera ijisho arazinga pe ararya pe ageze burari banyuzo watije burari sobara n'abantu bo bara n'ibihomora ntacyo babitwaye oya burari ntago ari ibihomora natesha burari natesha ukunande ubwo abantu mu mwakoze cyane kudukurikira tukajya dusubira ubutaha yes thank you very much another day oya wara barimo waro cyokezo cyuzuye ivu sori musaba imbaho wazisabye ne wazisabye bajya mubagazo ni Kasuku niyo nyine nayo yabona ingegera ino nzu ya Jay ngutembereza ino nzu oya wiyintembereza mwana ku cyokezo mu kanya barabashyira hanga kuko hano umva Kasuku ari inkoko Kasuku arajya nkubwira ngo ntagahora gahanze mu kanya ari inkoko harya patiri ndamuhangahe uwo mumaranye iki yewe nagurisha Beso natarimo amakara mashyi bite gusebanya banda wumvese urumva no mu rutakiri bayitonze umva no mu rutakiri bakuteze gutokota sha hari ukuntu none wajya gunsetsa ukagira gutya akaba ari hano hejuru hari inkoko hano hari iki ari amafi urimo gutokota ariko utakoraho sha wageze kuno ry'inyama nge sinj'inyama shime n'Imana rwose itaranzanya ahantu muri uyu mwobo ariko imbabura ndayimugurira iyi mbabura simbura taranimba ariko yegeza tarani zari maragurisha ko afite amafaranga nubanga iyi mbabura uziko je mu mwitiranya oya seretse mu Bugesera ni inzu niyi bari ku magambo inzu niyi kireka amagambo inzu niye nokuri patiri watuma nose wako tudugwese gufungira tureke gusebanya hano natarimo amakara mashya Kasuku Aramwandagaza hano natarimo amakara mashya shaka amagambo nyine zamuroga cebure Kasuku ihangane ntagahora gahanze reka nkusundure ubundi bindi bive mu nzira nari kwita musundura ariko rasebanya n'ikibazo cyawe none se hano muri firigo wabonyemo inkoko harimo amafi mukajogiye ko tuyibereke oya wavuze ngo uramoka oya tuyibereke nyaze njaka umoka sinshaka umuko ariko se za nkoko yabaga yoroye yerekanaga ziri hehe nose inkoko ko ziba arega afite inze ebyiri hehe hari inkoko za hano urumva hari inkoko zikaba n'ahandi hano ni kuri office ariko izi mboko banze muzibaga banze zo mutekera abantu kandi bari zo musigaranye oya cyakoraseba yakaze kimwibareza ikintu kimwe ugiye gushinga butike ugiye gushinga kabari ugiye gushinga ibiki nitujyanye sura bibasobanurira niba uje kugura imbabura mbere ko tujyayo igisho icyokezo ndacyo ndagikeneye nzayishyira mu gikari butike igira icyokezo ibahora ibaho nyine ariko ko zazana imbwa mu mujyi harimo butike ntabwo igira icyokezo oya bitebwa n'ahariho ubwo byabaye akabari byose birabivanze ubwo uzajya usora gute nzansora nk'ayabandi basora nyoze ko ntibamaye nuza itini namba nyine ikibazo n'iki ugiye ushyira mu butike oya wimbaza zo ni imfunguzo zikuramo cyane ariko hano ko izo ari za serire zisanzwe oye uru ni urw'imodoka uru ni urw'igare uru ni urw'ingufuri y'igare bivuze ko barimo twereka igare naryo ni izo nzu wakodesheje oya kandi barimo guhakoresha uyu nguyu barimo barakorayo tunasoza barimo kuhakora nyine ikintu mwibereza ni kimwe soza nyine tugana ku musozo mwibereza ikintu kimwe yuje ugafata ahantu nk'ahanga icyokezo nk'ikakeka mu 3 umva udasebanya ariko hano niho baziriraga ni hano ninde wageze kuri kino cyokezo akagutungura kino cyokezo ninde wakigeze akagutungura DJ Felix oje kunatamira shabamira nk'imera ijisho arazinga pe ararya pe ageze ngere n'abantu bajya byitiranya ngira ngo nasona abantu wenda bamaze kumenya abantu bajya vuga ngo inyama ngo n'iki ngo kurya inyama ngo simbyiwe nge sindya inyama ntago ibyo kurya ntago nabigushinja urumva ariko rega ibindi nta nubwo ukunda abagore urumva nge nikunda gusenga nsengera mu rugunga muri umudifu uri umuhirika ariko rero njya kubona nkabona umudifu witeretse uri ku karayivu kuwa gatandatu ariho hanyuzeho n'abantu bose n'ababuriyari banyuzeho watije buriyari se bara n'abantu bo bara n'ibihomora ntacyo babitwaye oya buriyari ntabwo ari ibihomora natesha buriyari natesha ukunda nde oya bose ndabakunda si abarasita se bose abarasita no kuvuga iki ngo nabara
abara ese bivuze iki kira nicyo basigiye imbwa dore Patrick ntago ari ushinzwe imbwa rero rero urumva ngo Patrick ni ushinzwe imbwa babatsebya nyine bamumusabye ndabona ari cyo kuzisubizamo nyine bayoboze ngo abara bavuze iki abara ngo ni rasita nyine rasita akabonye ko akanyama nawe maze gusaza tuwayaje nimwe bagiye kubwira abantu tuwaya de Bena Bruce Melody yaje tariki 13 turi Musanze kutikiriza ntago barashyiraho eba rwose umuntu amwe ngo azashyiraho ariko nagize ntago nta kintu mbizi ese gavuga ibintu nawe ko washyizeho ariko gifasha umuziki nyarwanda ndawufasha se genda ministeri ndiki nk'umu influencer uje nawe ujya mu influencer nawe uri content creator niryo kosa nanakoze kujya nari ahantu n'ubundi mo ndicuza none nsigaye mbona umuntu mu content creator none hari abantu baje ujye ubabona ukora umuntu ajya kuri TikTok noneho atetseho nka video yawe urimo kuvuga akaba yimeye gutya munsi yayo ngo nawe ngo ni content creator ujye ubibona nibaza nabo nawe content creator kura kwitereka kuri video twakoze twabona nanjye bazengereje abaranzengereje barabavuna muhera nijyane kuri posting ese bijyane kuri posting barahari benshi byo posting urango ako cyo kwa bifite n'umwanya upfubusa muri video yose umuntu akoze bijyamo bigakata mutuntu cyane noneho ukuntu bitagira n'umutima bigahita bikuraho na rogo cyane ukibaza kinyagwa umuntu yikoreye video yayitanzemo amafaranga internet umuriro uraje urayifashe ugiye ukataho rogo ngo bigende bite tunasoza tunigendera tunisoreza ngo tugiye kutwerekeje kuri butike iduka ryanjye ariko ritarafungurwa nyine nyuma amafaranga kuye vuba maze ntago nawe uri mu bantu barimo baranasapa ntunguriza se nyine we bwira abantu gibenera abantu ibanga nta n'umwaka uramara ibanga rya mbere no kutarya nawe ibanga rya kabiri bino bintu abantu bagukunze barakwihera hari umwaka uramara nawe ndawumaze maze ibiri ako ejo nawe na video cyajye uri kumwe na Ndimba twaje ukazirugura wambaye jazz nambaye jazz mbona wasaga nabi onde oya nari ndimo ubona rimeze neza reka kurenza ubuse ubu narabyibushye umuntu utaninya oya kubyibuha no kubusa nabi rega biratandukanye cyane niba wasaga neza ariko ndi fit ariko ubu ngo amafaranga yarabonetse ubona ko utangiye kuzana n'inzobe caca cyayiturize mbonye umushumba w'imbwa bajyaga bambeshyira bwira abantu bararengana bajyaga bambeshyira bwira abantu bashaka kuragira imbwa icyo bisaba ubuse buriya baraze ko mucernye buramurazigaburira nambwa wogira ariko ukene wavuze ino nzu byonyine hagasanga iki si icyuma watera icyuma utariye watera icyuma utariye ariko gitora uri turuka byazanye nge si mwereka kubiterura uretse ko kiri hano kiri mu nzu tujye tuvugisha ukuri ubu nkuriya muvuna yaterera icyuma reba akaboko afite nabonye reba akaboko afite shabyi barimo arapfa shabyihorera yego uyu muhungu kuba seka ntaseka garangize nuko yishimye se ndetse ngo baje muri internship uza kasetse cyane marayita ataka naseka marataka umunyamakuru reba uyu nguyu kunangana uyu nguyu kunangana uyu nguyu ubu ni ubundazi yirira bwa kadugara uyu nguyu wamaye akazi ahubwo kuri cana ndagura yanditse ni madam oya niyo nakuyemo hari abari barimo gucuruza ni umurayitayemo uno muhungu wamaye akazi kuri cana se koko iki kujya avuga n'umuhanga cyane oya nabire azi n'indimi nyinshi naziruhane abantu bakeneye abantu bazi ubwenge ntago bakeneye abantu bazi ubwenge ntago azabiruhane uretse ko yirwana ambwira ngo azi indimi najya kwigisha naga akazi k'ubwarimu ngeze bivuze ntago yabyize buri batarabyize nta mwanya muri simubone none se kuvuga ntibyatunga umuntu kuvuga ntakamano se babana bose bavuga kubera iki se mbese umuntu afite umunwa afite umwuka yari jya uvuga ari mpamvu hari umuntu ukubwiye ngo reka zakore kuvuga ngo sinkukeneye nawe hari abantu utakoresha ibiganiro barahari batanu uwa mbere ni Kayusi ntabwo waze Kayusi mupfi uwa kabiri ni Fisi Nyamunini uwa gatatu ni cya kimama cyacitse amaguru kimwe cy'ikirozi bita Yesi uwa kane burya na Noheli burya ntazagira burya ntaziba mu rwose abana mupfa views se aho Kayusi uramwanga si ikintu mwapfuye oya so kumwanga Kayusi umwanga biri di oya ntaga ari kumwanga none uzamucunguza arebe nanyuze mu kiganiro akavugamo uhita ugisiba nyitayise kubera iki nyine n'ubanga abantu bakiyumva ijwi rye ntago bireba bano abantu baje mu mujya mubi mu mujya w'ubutinganyi ariko yako byari content bya gushaka ubuzima ndetse ko bya gushaka ubuzima rugara umutinganyi tunigendera njye kwishyura irange rugara umutinganyi se ko bya gushaka ubuzima bya gushaka ndabona ara mwarashyizeho frog bya gushaka umuzima no kuri toilette mwashyizeho frog buri baze frog ngo Fisi ngo ni iki kintu yamenye byari ariko Fisi yarize Fisi yamenye kimwanyije atatu atabanza
Guke. Fisi gwagije tatabanza ariko yambye. Nibyo bare. Numaje ngo ikintu kiri mido ntiyamenye n'ibyo ari byo. Ira ni froga ariko ntiyamenye ibyo ari byo. Nagaze ibyo ari byo. Nza nuriya wize umubaje ntiyamenye ibyo ari byo. Baze ngo froga ni iki? Kandi bangu yari yize. Ariko nzovuza igifaransa. Nzovuza igifaransa. Onje bona nzi igifaransa kira cyane. Judges. Warakibaje. Nabonaga n'abazungu ndakibagira. Wabonaga n'abazungu. Bavuga icyongereza. Kiza se nicyuzi. Yes, Imana ibaho umugisha rero. Umva ebana. Umva wetu dusoza mu cyongereza. Yes. Urumva? Turi kubwira abantu ngo mwakoze cyane kudukurikirana ko bana. Yes, thank you very much. Thank you very much. I am finished. I am finished. I am finished to discuss and Patrick. Ubwo abantu ngo mwakoze cyane kudukurikira tukajya dusubira ubutaha. Yes. Thank you very much. Another day. Another day. Amubwira polisi. Bibuta abantu ko abantu bose ubwo tujye kuragira nabyo sana kuzajya amaza ahantu ukorera. Harya nkoreraye. Nkoreraye. Ahantu cyo cya boutique nabo zamamaza nawe. Oya byo kitubireke. Uri umvuga shano kuyanje kuri cano yawe. Niwe na boutique bazaza bacyabireke. Biba bizabireke. Nose kuba wagishyuye. Oya ntago ari ukompa ko ngewe. Twibwira abantu wamuhanzi vaye ngo ubwira utumwe yakuntu mye. Wamuhanzi witwa Sidonest. Sidonest. Indirimbo ye urasabwa byonyine kuba yibuka byonyine ngatamushyira amafaranga kuri telefone. Nawe sinyambeshye. Sidonest. Indirimbo yonyine ye kuba yibuka ngatamushyira 10,000. Indese. Indi jandirimbo kuba yibuka 10,000 ngatamushyira. Hasha iri mu cyongereza sha. Naka bindeba. Sungese ko wakiza abanye n'abazungu. Oya no kuvuga ngo banibagiwe. Banavuze ibintu byinshi. Kuvuga indirimbo izina ry'indirimbo harya yitwa gwiki? Nago mwibutsa. We nago mwishyuza nta. Ngeze ku 20. Yitwa nde? Umuhanzi yitwa Sidonest. Yenda beze Sidonest tanyira so yakaririmba muri iminsi niko karimo kubikora. Abo wamenye kuruka zimije zara ndirimbo zose sha. Yes, yese mamubwiye. Cyazo nago yibuka indirimbo. Nago nkibuka harya kitwa. Niba ari ngo wandiki? Ngo ngwikira? Ngeze kuri 20. Oya byihorere. Ura arakunaniye. Yarananiye. Kabibutse indirimbo yitwa Day by Day. Yego share batekereza sha. Day by Day sha. Birakunaniye. Day by Day buri munsi kabisa. Buri munsi kabisa indirimbo murewe muyikunde ariko nta kinarama cyangwa ikomye. Kandi bikunaniye gusa twaje kwa kumuntu amafaranga utazi n'indirimbo yo yitwa nayo cyo shira mu gace. Muyireka kwireba rero. Nibo nakinatanga. Aragwa. Yarayamba. Yene mwarisa ku YouTube bakora iki barasabwa iki? Yes, iyo ndirimbo rero bo muyirebe muyikunde murayisanga ku YouTube indi bayitonze ni 10 nanone. Indirimbo yitwa ngwiki barasa ku YouTube barasabwa iki? Barasabwa kwireba bakayikunda ariko cyane cyane bura mu ruhanze. Bo hanze. Iyo baro dusaba kugira ngo returebe abo mu Rwanda buriya nta kintu batwinjiriza. Oya, nawe no kuza no kureba video za. Nyina abantu mu Rwanda barayireba. Ni nabo muhura bakagukuritika. Yego. Orohora n'umuntu abwira ngo nirwa nkureba ngo ngurira kandi atazi ko bitabara. Nuko rero abacinege ngo reka kubireba. Oya ntago tubacinege ari kumva nkubwire. Bantu bo hanze. Bura abantu bo hanze batanu bakureba. Ntago babara amadorari ijana. Abonye mushito wa Rugaju yishimye ngo afana Arsenal bitaba. Ngo arambwamba ubusa. Barazabikora yambara ubusa gave. Byara amagambo. Mwirukana marabiye. Yeba rugwindirimbo barayisaka kuki? Kuri to be honest. Nabyo birakunda. To be honest. Cyangwa honest. Abazungu Bye by day. Abazungu mwavuganaga igifefeko. Yes. Abazungu. Thank you so much. Thank you so much. See you next time. See you next time. Cyangwa see you time. Asante sana. Asante sana.